Yesu. Amen. Benjamin umukristo. Ndi umwizera. Kubera icyo utari umukristo? Prefera kuvuga ko ndi umwizera. Nibyo bifite igisobanuro gikomeye kuruta icyo cy'ubukristo, kuko kumbaza ko ndi umwizera byoroha kukubwira neza ibyo ni. Muri Bibiliya harimo abamuhishuriwe bagaragariza amahirwe abari imbere, ibyiza bizabazira, ariko bakabyerekwa nkaho mu gihe cyabo bari kubibona biba. Ntekereza ko abo basinziriye bafite ibyo byiringiro, kandi ibyo byiringiro numva bitarabakojeje isoni, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga, nubwo ntibuka umurongo neza, ko yamanutse agafungura ibituro by'abera. Byari byose biswe abera kubera ibyo byiringiro. Ntibiswe abera wenda kubera imirimo, byari ibyiringiro basinziranye. Icyambere cyo nk'ibintu bitatu. Icyambere cyo ni ahantu, ahubwo ntibyangoraga cyane, ahubwo byanyongereye umutwaro. Si ukugora se nyine. kuko byafunguye amaso y'ububi bwanjye, binafungura amaso y'ububi ntafite bwiyongera ko hari ububi ntari niziho, ahubwo nishizeho, kuko byampaye kwikorera umutwaro, binanyikoreza n'undi ntari nikoreye. Wowe wari wikoreye n'uwo? Uwo nari nikoreye wa mbere wo nuko gusa nari mbizi ko ntari perfect mu mategeko y'Imana. Wari wabona ko hari igihe usabwa kubahiriza ikintu mu itegeko, ugasanga bituma n'irindi tegeko ripfa cyane. None se ubwo ngubwo bizagenda bite ko usitaye kuri rimwe usitaye kuri yose, kandi n'imbabazi zitabonerwa mu gusaba imbabazi? Abarokore bajya baririmba ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Kandi iyo ndirimbo akenshi bakunda kuyitera iyo bagiye gupfukama bagiye gusenga basaba imbabazi. Turabasuhuje mwese badukurikira muri channel yanyu Kristo muri twe TV. Imana ibaha umugisha cyane. Niba utameze neza cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye, ndagira ngo mbwire ko Imana ihari kukugirira neza cyane mu izina rikomeye rya Yesu. Muri kumwe na channel yanyu rero mukunda. Uyu munsi dufite umugisha ukomeye. Imbere yanyu murahabona umutumirwa, umugabo mwiza cyane. Ariko mbere yuko tunamwakira, reka ngusabe wowe utarakora subscribe, utarandika comment cyangwa se like ndetse na sharing ibiganiro byacu, ndagusabye rwose kubw'imbabazi z'Imana ufatanye natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Kandi n'ibiganiro dushyiraho mu gihe wakoze sabone cyangwa subscribe, uzajya ubibona mu buryo bworoshye cyane. Imana iguha umugisha mu izina rikomeye rya Yesu. Ndi kumwe n'umugabo mureba hano, umugabo mwiza Imana yagiriye neza. Turakwakiriye. Murakoze. Imana iguha umugisha cyane. Amen. Ushaka kwibwira abadukurikiye? Nitwa Benjamin Rumenerangabo. Ndi umugabo, ndubatse, umugore umwe n'abana babiri. Yes, turakwishimiye cyane Benjamin. Imana iguha umugisha cyane. Merci. Mu izina rya Yesu. Amen. Benjamin umukristo. Ndi umwizera. Kubera icyo utari umukristo? Prefera kuvuga ko ndi umwizera. Nibyo bifite igisobanuro gikomeye kuruta icyo cy'ubukristo, kuko kumbaza ko ndi umwizera byoroha kukubwira neza ibyo nizera. Hari umugabo umwe munyamurenge nabonye kuri social media ari guhitinga muri iyi minsi, avuga ko ubukristo ari izina rya gipagani. Wenda ko we yabivugiye ko ritatanzwe na nyiri uwo bitirira, ubundi si abakristo ni abakristo, ariko ngewe mbivugira ko hari icyo namenye kandi nkacyizera, niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo ndi umwizera. Unyise umukristo ntago mpari kuvuga ngo hoye unyise nabi, ariko umbajije ngo uri iki, mvuga ko ndi umwizera. None bivuze ngo uri umwizera, ubundi kuri wowe kwizera ni iki? Kwizera mvuga ni ukwizera Kristo, kandi kwizera Kristo mvuga ni ukwizera umurimo wuzuye wakozwe na Kristo. Uko niko kwizera. So umurimo wundi ni uwuhe?
Yesu yakoze ibintu byinshi, yazuye abapfuye, yagendeye hejuru y'amazi. Niwe murimo ushaka kuvuga? Umurimo wa Kristo tuvuga, ego, iyo bavuze ngo Yesu yagendeye ku mazi, yakoze ibyo bitangaza bitandukanye, baba babivuze en detail. Ariko iyo ushatse kubivuga, kubiglobaliza hamwe ngo uvuga ikintu kimwe, nuko umurimo wa Kristo ari uko yaje kugira ngo twebwe abatari ubwoko duhinduka ubwoko, cyangwa se tugarurwe kuri data, duhinduka ubwoko bw'Imana, duhinduka abana b'Imana. Yaje kugira ngo adukure aho twari turi hamwe, atwimura tujyane ahandi twagombaga kuba turi, cyangwa tugomba kuba turi. Hari ijambo ukoresheje ngo abatari ubwoko. Abari ubwoko ni abahe? Wenda sindi buze kuvuga ngo abari ubwoko ni abahe, nanga iteka gupointinga ikintu ntari buzemo. Ariko abatari ubwoko abatari ubwoko ni abatari abana b'Imana, kuko kuba ubwoko ni isano, bifata nk'isano, cyangwa mbifata nk'isano. Rero nta sano twari dufitanye na data. Hari abandi bari bafitanye isano na data batari twebwe? Bishoboka ko bari bahari, kuko niba hariho iyo nzira yo kuba umwana cyangwa kugirana isano n'Imana, nuko cyari igikorwa gihari gishoboka. Bishoboka ko bari bahari, ariko wenda ntari buze kumentioninga ngo bashiremo. Gusa nzi ko hari inzira yo kugira ngo iyo sano ribeho, kandi iyo nzira ikaba yari Kristo. None ko Kristo amaze imyaka irenga 2000 dukurikije kalendari y'Abaroma batubwira, mbere y'ibihumbi 2000 abana b'Imana bahozeho. Kristo ni imfura muri bene se. Ubwo ndavuga ngo mbere y'uko Yesu azamwe avukira muri Mariya, akakura, akabambwa, agapfa, akazuka. Ubundi kugira ngo inzira ijya kuri data ni Kristo, niwe nzira kuri n'ubugingo. Ubwo rero niba hariho indi nzira ijyana abantu ku Mana ikabagira abana b'Imana, wenda nta makuru ahagije n'abanyifiteho, gusa si ubwa mbere na mbere ya Kristo hagaragara ijambo abana b'Imana muri Bibiliya. Ariko umwana w'Imana, murumuna wa Kristo, inzira ni Kristo. Nyine mbere ya Kristo yuko ahishurwa akagaragara, abantu bashoboraga guhinduka abana b'Imana. Iyo nzira ntayo nzi. Ubwo nta bana b'Imana babayeho mbere y'icyo gihe? Mvuge se ngo bariho, ariko iyo nzira ntayo nzi, kuko niba Bibiliya ivuga ko ari yo nzira imwe rukumbi y'ukuri ijyana abantu kuri data, nuko nta yindi nzira y'ukuri yabayeho. Ubwo rero twavuga ko Yesu yabayeho mbere y'uko tumubona. Ubundi kuvuga ngo mbere y'uko Yesu, kuvuga ko Kristo yabayeho mbere y'uko twe tumubona, kuvuga icyo kintu ubundi byasaba ubundi busobanuro, kuko Kristo kuba ntari muri Kristo nkaza nyuma kuba muri Kristo, n'ubundi kutaba muri Kristo kwanjye kwa mbere y'uko menya ubutumwa, bumpindura kuba umwana w'Imana, cyangwa se bumpindurira imyizere, cyangwa se bumpa kwihana, ariko guhindukira. Numva ko Kristo yari ariho, kuko Kristo ubundi nyakristo wa nyawe n'uwo mu gihe kitabara, naho mu gihe kibara ntiyarahari. Ngo yahozeho mbere y'uko tumubona. Yahozeho mbere y'uko tumubona. Ubwo niyo abantu bashoboraga kumwizera atarahishurwa? Ntago bari kumwizera atarahishurwa, kuko ntibari kuba baramuhishuriwe. Byasabaga guhishurirwa Kristo kugira ngo unabone kwizera. Ariko yari ariho nyine. Yari ariho. Nose ariho ntago bamuhishurirwa. Ayo makuru ntayo mfite, ariko umunsi yaje gukora umurimo, ari nawo wa munsi abo Baroma bashiraho iyo karandiriye. Ejo bundi nahoze mbona, nubwo twizizaga umwaka wa 2026, ariko hirya no hino hatandukanye ku isi bagenda bizihiza imyaka mu bihe bitandukanye. Ethiopia muri 2018, twebwe turi muri 2026, hari abari muri 500,
mu myaka 5,000 hari abari mu 1440 bo muri Irani n'abandi, ariko ya karandire y'Abaroma aho bavugira bafatira kuri Kristo, icyo gihe ari gukora uriya murimo, ari guhishurirwa twe, ari kutwiha kugira ngo tumumenye, hanyuma tugendere muri uwo mujyo cyangwa muri uwo murongo. Ntekereza ko aribwo abantu bari bahawe, kandi si bo bonyine, yewe nabo ngo mu bihe byatambutse bashoboraga kwizera, kandi hariho abamuhishuriwe, ariko muri Bibiliya harimo abamuhishuriwe bagaragariza amahirwe abari imbere, ibyiza bizabazira, ariko bakabyerekwa nk'aho mu gihe cyabo bari kubibona biba. Ntekereza ko abo basinziriye bafite ibyo byiringiro, kandi ibyo byiringiro numva bitarabakojeje isoni, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga, nubwo ntibuka umurongo neza, ko yamanutse agafungura ibituro by'abera. Byari byose biswa abera kubera ibyo byiringiro, ntibiswa abera wenda kubera imirimo, byari ibyiringiro basinziranye. Ntekereza ko byanabahesheje kujya muri uwo mujyo, kujya mu nzira nimwe nzi rukumbi, ariyo Kristo itujyana kuri Data. Mu Baheburayo igice cya 11 aravuga ngo icyatumye abakera bashimwa n'Imana ngo nuko bari bafite kwizera. Amina. Bari bafite ibyo byiringiro bidakoze isoni. Ariko hakaba ahandi havuga ngo kwizera kutaraza. muri ngo urumva hari igihe ngo icyatumye abakera bashimwa n'Imana ngo nuko bari bafite kwizera, cyangwa se bahamywa n'Imana nuko bari bafite kwizera. Noneho akajya atubwira ngo ariko icyo gihe kwizera kwari kutaraza. Wari igihe kwizera kwari kutaraza, bakongera bakatubwira ko abakera bari bafite kwizera. Kwizera bari bafite gutandukaniye no kwizera ugaragara ko kwigeze kugira igihe kudahari kukongera kukaboneka. Hari igihe rimwe nigeze bijya bibaho mu mirimo itandukanye umuntu aba akora, ugahuriramo n'abantu, ariko mukagira n'igihe cyo kuganira ijambo ry'Imana, kuko abantu baganira byinshi. Noneho umuntu ahubwo ati shaka ko kwizera kwawe ufite utuma wumva, kuko njyewe hari uko nkunda kuvuga kwanjye ko kwihamiriza, nkabwira umuntu nti njyewe ari ubugingo buhora ndabufite, ijuru n'iryanjye, ndi umukiranutsi, ndi umutagawa. Ubwo wenda bivuye nko ku mpamvu nk'umuntu atangiye kuzana ikintu cyo kwizera imbaraga zindi, ati amarozi biki, nkamubwira nti njye ndi umutagawa, ndi umuziranenge, kuvuga ibyo bintu byose yangizaga bati ariko se sha kuvuga gutyo nkaho wagira ngo ubuzima warabusoje. Najya kubasubiza nkabwira ngo Imana yicaye aho nicaye uyu munsi, cyangwa yicaye mu iherezo ry'ubuzima. Akambwira ati yicaye mu iherezo ry'ubuzima cyangwa ry'isi, cyangwa se ry'ibiriho byose, nyine iri mu iherezo. Abantu none se ubwo niba yicaye aho ngaho, ejo hazaza hanjye n'ejo hazaza h'Imana, cyangwa n'ejo hashize hayo? Akambwira ati n'ejo hashizeho Imana. Ni none se ubwo baye nicaranye na Kristo iburyo bwa Data, naba nicaye ejo hazaza hanjye, cyangwa naba nicaye ejo hashize hanjye? Ukumva bibaye nk'ibimucanze, kubyemera bikagorana, ariko nanone akumva ni ukuri, kandi adafite uko nyine akabura uruhande ahagararamo. Icyo mbivugiye ni iki: hariho abantu mu byanditswe muri Bibiliya ubona babayeho ubuzima bwo gukura, barenga igihe cyabo cy'icyo gihe cyabaraga, binjira mu gihe kizaza. Ni nayo mpamvu iyo baduhaga ubuhanuzi bumwe na bumwe muri Bibiliya, wabonaga basa nk'aho babwicayemo cyangwa bagezeyo, kandi bakiri inyuma. Bariya abantu rero babaga bamaze kuviyora principe z'ubuzima bw'iyi si, ku buryo n'ibitari ibigenwe mu gihe cyabo bo babaga barabisingiriye en avance. Niyo Bibiliya ivuga ko basinziranye ibyo byiringiro, ni ukuvuga ngo ibyo byiringiro byabo byari bigifite validite no mu gusinzira kwabo, ku buryo rero bashobora guheka uko kwizera kukabakorera, n'igiko kwizera kwabaga kutarahishurwa, ariko bakagukurura mbere. Kandi nicyo kuba mu Mana bimaze, nuko
tuviyora principe z'ubuzima buri physique tukinjira mu buzima buri spirituel, kandi ubuzima buri spirituel bukomandinga cyangwa butegeka mu isi iri physique, nk'uko nubwo umupira ukomeye ariko ukomezwa n'umwuka, kandi umwuka udafatika. Ndagushimiye cyane. Hanyuma biragaragara ko hari ukuri uzi mu magambo wavuze ngo hari ukuntu ujya uhamya ukavuga ngo uri uwera, uri umuziranenge, uri umutagawa, ufite ubugingo. Ayo makuru y'ubutumwa bwiza wamenye gutyo, wayamenye ryari? Mu buryo bumenyerewe bwo dukoresha bwa rusange, abantu bavuga ko bamenye ubutumwa ari uko nyine binjiye mu bintu byo gusenga, cyane cyane mu Rwanda mu bintu bya kirokore, akaba ati nakijijwe uyu mwaka, ari byo nge navuga ko ari nko muri 99, ariko aho siho namenyeye ubutumwa bwiza. None ubwo niba utaramenye ubutumwa bwiza muri 99 kandi ukaba wari ukijijwe ute? Sinari nkijijwe, ariko nibeshye ko nkijijwe. Ntago nibeshye ko nkijijwe, gusa nagize, reka no kubiha imvugo mbi, nakunze iri atmosphere iba mu bintu byo gusenga, biranandyohera, mbibamo no kubw'impano zitandukanye mbibamo, ariko gukizwa nyako kukuri kw'ijambo ry'Imana rivuga kwaje muri 2017. Uko kutari uko kuri rero wagiyemo muri 99. Nukuwe kuko ntago wari uriyo wenyine, hari abandi bariyo cyangwa se wanasize? Kwari benshi. Uko utari uko kuri nuko mwizeraga cyangwa mwabagamo ku buryo waje gusanga bitari uko? Uko utari uko kuri nuko nuko twari tubayeho mu buryo umuntu azi ko koko hari bitagenda muri we, hari ubuzima butagenda muri we, ariko adafite uburyo ya justifia, ndetse atanafite n'uburyo yabwikuraho. Ni nko kuba mu mifatango, ariko ukaba utanayihanduramo, noneho ukabyakira gutyo nk'ubuzima. Hanyuma nyuma y'igihe ukazabona umuntu ukubwira ko hari uburyo bishoboka, akaguha icyizere, ariko icyizere kidafatika. Gusa icyizere ni nko kukwizeza intsinzi ariko idahari. Icyizere kiraza amasinda. Ni cya cyizere kiraza amasinda, akakwizeza intsinzi ariko idahari. Niko uko gukizwa nagiyemo. Ni ibiki byakugoraga muri uko gukizwa kutari uko kuri wabayemo icyo gihe? Icyambere cyo nk'ibintu bitatu. Icyambere cyo ni ahantu, ahubwo ntibyangoraga cyane, ahubwo byanyongereye umutwaro. Si ukugora se nyine. kuko byafunguye amaso y'ububi bwanjye, binafungura amaso y'ububi ntafite bwiyongera ko hari ububi ntari niziho, ahubwo nishizeho, kuko byampaye kwikorera umutwaro, binanyikoreza n'undi ntari nikoreye. Wowe wari wikoreye n'uwo? Uwo nari nikoreye wa mbere wo nuko gusa nari mbizi ko ntari perfect, ariko mu gushaka perfection nsabwa kugira n'ibindi nongera. Muri kwa kutaba perfect nari mfite gukeya, nsabwa no kugira indi mikorere, indi myitwarire, ubundi buzima mbamo, kugira ngo ndusheho kuba perfect. Si byo se nyine? Ndaremererwa rero kurushaho kuruta uko narindi ntaranabimenya. Bagomba kureka ibibi ugakora ibyiza. Ndagomba kureka ibibi nkakora ibyiza, ariko naje no gusanga n'ibyiza bidashira. Ngomba gukora, kandi n'ibibi nabyo ndeka, nabyo byanga kumvaho, kuko umera nkaho ahubwo bihishuye, noneho bikaza neza. Hari igihe ubundi biba bikuriho ariko utabizi, ari nk'uko imodoka yari yagutera ibiziba mu mugongo ariko ntubimenye ko ishati yanduye. Noneho ugahabwa amaso areba inyuma mu bitugu, noneho n'imbere ibiziba bikiyongera, bigasubira no ku mwenda imbere. Ntabwo mu by'ukuri byagabanyijeho ibyaha,
ahubwo byatumye mpishurirwa byinshi ntabashije, mpora mu kwicira urubanza, ndetse mbona ko n'iherezo ryanjye ritazaba ryiza. Reka mugire ikintu mvuga kimwe cyo wenda ntagiye muri detaye zabyo, kimwe cyo nabigiyemo negera babirimo babibanjemo, numva ko bazanyigisha inzira bafashe kugira ngo mbashe kugera aho ntekereza ko bageze. Hamwe n'impano bituma mbasha kujya mu myanya y'ubuyobozi, negera ba bandi bakuru nshaka kwigiraho, sanga nabo bakomerewe kuruta njyewe wari ubasanze, sanga nta naho nari mpungiye. Mwese mwikoreza abantu imitwaro, sanga aribo barayikoreza kandi ni nabo bikoreye myinshi nta nubwo mubasha no kuyikoza. Noneho sigara nibaza niba inzira ndimo ari ukuri, kuko nabo nshaka ko bayinyigisha kugenderamo nibo bakora bibi kurusha. Hari igihe rimwe nari ndi kumwe n'umuntu w'umukozi w'Imana, tugomba kujya ahantu mu ivugabutumwa, hanyuma tugomba no gutwara ibyuma, tukajya tubiterura njye n'undi musore tubishyira inyuma mu modoka. Uwo musore njye najya guterura akamwe ati have witerura ibyo byuma birakuvuna umugongo, iki n'iki, angaragariza ko ngira impu. Ariko nkareba kutabiterura nkabona ndi bube mvunisha mugenzi wanjye. Hanyuma nkajya mbireka njye nkabisubiramo, turabipakira bimaze kuzura, ambwira ati we wakwicaye imbere. Nicara imbere, waba nagiye kuza kwicara imbere, avuga ati se ko dushobora guca ahantu mu kavuyo nk'uko wavuga nk'akaraka Nyabugogo abantu bakaba bakoramo bakibaza mikrofone cyangwa se n'izo nsinga, wabaye wowe ujya inyuma ukabireba ko ubu nabizi kuri bubitware n'iki. Numva ko ari kugabana imirimo, wenda agiye kwicara inyuma njye nkaza kwicara tugaruka. Yicara inyuma muri double cabine, nicara imbere, anyicara iruhande. Hanyuma dufashe umuhanda tugenda, ambwira impamvu atashaka ko nterura ibyuma kandi n'impamvu ashatse ko yicara inyuma njye nkicara imbere. Sanga ni ikibazo cy'amoko. Nicyo cyabimuteraga. Ni ukuvuga ngo njye ntiyashaka ko mbyikorera kubera amoko afite mu mutwe. Uwari kubyikoreza nuko batari ubwoko bumwe. Bihita bimbabaza kuko twari turi mu nzira tujya mu ivugabutumwa, mpita nibaza iryo vugabutumwa tugiyemo iryo ari ryo. Kuko guhera uwo munsi ivugabutumwa twakoranye sinabashije kumva ubutumwa yigisha, kandi ntiyigisha ubutumwa bubi. Ahubwo nakomerekejwe n'ubutumwa yigisha, kuko nese mbonamo uburyarya bukabije. Ndibuka ko twasoje gukora uwo murimo, sinongera gusubira mu bintu by'ivugabutumwa kurinda 2017 mbonye menya ubutumwa bwiza. Kuko icyo kintu cyarankomerekeje, numva narayobye. Kandi sanga ntawe ndi buririre, ntawe ndi butakire. Iyo niyo nzira nzi Bibiliya yanyeretse, nubwo nari nyizi nabi. None ni Bibiliya yarayikweretse cyangwa nawe? Abanyedini, abayobozi bakuyoboraga. Abayobozi banyoboraga icyo gihe. Ubwo rero kumenya ubutumwa bwiza byamfashije kwita kuri njye, kwita ku cyo ubwo butumwa buvuga kuri njye, kuruta kwita kubo tubugendanamo. Noneho twambuke. Uvuye muri iyo myizerere igukonfuzinga, igutera kwibaza iherezo ryawe, tuma uremererwa. N'uyu munsi tuma ndeba n'abandi, tuma judginga abandi, nawe utorohewe kandi. Noneho kwibaza ngo wambutse utuva muri iyo myizerere wavuyemo ute kugira ngo winjire noneho muyo tugiye kukubazaho mu kanya. Umugabo w'inshuti yanjye yarampamagaye, arambwira ati ndashaka ko duhura tugahurira Kimisagara ku isoko. Turagenda, tugezeyo arambwira ati hagarara hanze. Arinjira mu isoko, angurira imiguru 2 y'inkweto. Araza arayimpa, birantungura kuko ntago twahirukanaga kera cyane. Numva ko amamagaye ashaka kungisha inama n'ibindi. Arambwira ati ni ikintu ashaka guhereza, ni nacyo nagushakiraga kandi urakoze kuba waje. Numva ndatunguwe, numva ndashaka kumwegera cyane. Arambwira ati ariko ndumva twakongera tugahura, ndashaka ko tuzahura tukajyana ahantu. Numvaga nta mwangira n'umutima agize n'iki. Anjyana ahantu yashaka kunjyana,
ngezeyo nsanga bari kwigisha ijambo ry'Imana. ubwo hari mu rusengero? Hari mu rusengero. Uranyihangana sinjya nkunda gupointinga isengero cyangwa abantu ngo mbavuge mu mazina. Ubundi waba wamamaje kandi ntabwo batwishyuye. Cyane ariko ni no kwirinda ko abantu uyu munsi ubabwira ubutumwa bwiza aho kugira ngo yumve ashire mu nyurabwenge, ashaka gucukumbura, akoreshe n'ijambo ryiza, ijambo ry'Imana kugira ngo asuzume ko ibyo umubwira ari ukuri, ahubwo akihutira gushaka kumenya ngo ubukura. Bisa nk'aho abantu aho kumva ijambo bumva umuntu. Ntabwo ari bibi kumva umuntu, ariko nyine kuko umuntu ari umusitari bikitwa ko ntago ibyo avuga ni ukuri, nta mpamvu yo kuyungurura. Kuko umuntu wenda ibyo akubwira ari mushya utamuzi, ukumva ntiwitaye kumenya imbaraga ziri mu ijambo akubwira, ahubwo urashaka kumenya we ni muntu ki, no kwa runaka kwande, kugira ngo akubwire ibyo ngibyo ubyo bishya wumva bisumbye intekerezo zawe. Ni nko muri ubwo buryo umuntu yirimita kwita agira. Rero tugeze aho hantu batuganiriza ubutumwa bwiza, nkaba ndi umuntu wahirimbaniraga bishoboka, kuko numvaga nzageza, nubwo ntari nzi ko ndi gukora amakosa cyangwa nubwo ntabikoze, ariko sinari nzi ko kuzanabishyira mu bikorwa ibyo natekerezaga byari kuba ari sakirirego nkoze. Numvaga hari n'igihe rwose nzagura amwe muri ya matungo ajya avugwa muri Bibiliya, nkatamba igitambo, nkumva ko nanjye nkoze buri kintu cyose cyavuzwe muri Bibiliya. Numvaga itegeko rigomba kuba itegeko kandi rikubahirizwa, bitari bibi, ni byiza rwose kuwabishobora, nubwo ntawe nzi wabishoboye, nubwo nakwirirwa mvunika nshakisha uzabishobora, ariko niyo mentalite nari mfite. Ngeze aho hantu rero nsanga ni abantu baganira ku bijyanye n'icyo Kristo yabakoreye, umunezero baboneye muri uwo murimo wuzuye wa Kristo. Abantu rero bari kwimika ibyaha mu bantu. Ugezeyo usanze bigisha ibyaha? Ntibigishaga ibyaha, ariko nifuzaga ko bavuga ibyaha, kuko nibyo nari narakuriyemo. Urumva kuva 1999 kugeza 2017 ibyo wakuriyemo mwigishaga ibyaha? Wigishaga icyaha ubikora cyangwa kutabikora? Wabwiraga abantu kutabikora. Sometimes akaba ari nawe unabanziriza ukabikora, ukabyihana ugasubira ukabibabwira, ariko kirango ibyo nibyo byari byiza. Ntibyari byiza. Ubuza abantu gukora ibyaha se batari sawa? Na leta burya irabikora. Yego nyine nawe ukayumva. Kandi nutanumvira n'ijambo ry'Imana naribu uzayumvira. Ariko kubuza abantu kubuza abantu kudakora ibyaha ni byiza. Ariko kubumvisha ko ariyo nzira si byiza. Ndabikubwirira iki ngiki. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo utifuza ko bakugirira nawe ntukakigirire mwene so. Yego. Bivuze ko ubwacu muri twe hatuyemo kumenya, cyangwa se harimo ubwo bumenyi bwo kumenya ikibi n'icyo cyiza, ku buryo uzi ko ukoreye uyu muntu iki kintu biba ari byiza. Kandi hari nawe Bibiliya ivuga ko tugerageza gukora ibyo ngibyo kugira ngo ubutumwa bwiza butagibwaho n'umugayo. Ni byiza rwose, nta nuko bisa isigira neza ikanatwita amazina ngo uriya muntu ni imfura kubera uko yitwaye. Ariko hari igihe usanga umuntu ari imfura kubera uruhande ahagazeho. Niba umuntu, ni urugero, aharaniye amahoro ya Korea y'Amajyepfo, mu kuyaharanira habamo wenda n'imbaraga za gisirikare, akarasana na Korea y'Amajyaruguru, hakagwa abantu muri Korea y'Amajyaruguru, ariko hakaboneka umutekano muri Korea y'Amajyepfo. Uwo muntu ni intwari ku bantu bo muri Korea y'Amajyepfo, ariko ni kirimbuzi ku bantu bo muri Korea y'Amajyaruguru. Kandi abantu bo muri Korea y'Amajyaruguru nabo barasenga,
niba ajya gutanga urugero rubi, uru urugero rubi kuri we. Ariko muri Korea y'Amajyepfo niba ajya gutanga urugero rwiza, uru urugero rwiza kuri bo. Keretse niba hazabaho ijuru rya Korea y'Amajyepfo n'ijuru rya Korea y'Amajyaruguru. Ariko niba hazabaho ijuru rimwe, muri iryo juru bazabura aho bagushira. Niyo mpamvu rero utafata ubwo buzima bwo kubahiriza amategeko ngo ubujeneralize ko aribwo butanga ijuru. Kandi ni nayo mpamvu buri kintu cyose ugerageje gukora usanga kivuguruza ikindi mu mategeko y'Imana. Wari wabona ko hari igihe usabwa kubahiriza ikintu mu itegeko ugasanga bituma n'irindi tegeko ripfa cyane. None se ubwo ngubwo bizagenda bite ku isi itaye kuri rimwe ubusitaye kuri yose, kandi n'imbabazi zitabonerwa mu gusaba imbabazi. Abarokore bajya baririmba ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Kandi iyo ndirimbo akenshi bakunda kuyitera iyo bagiye gupfukama bagiye gusenga basaba imbabazi, bakaririmba ibintu bagakora ibivuguruza indirimbo baririmba. Rero mba mbona harimo kuyoba. Sinshigikiye kandi simpushinga kandi simparanira ko abantu bajya mu bibi kuko nta nyungu yabyo, ariko sinifuza ko ariho agakiza kabo kaba. Kutabijyamo, agakiza kabo ntikari mu kudakora ibyo bibi. Ibyo bibi nibo bigirira, ibyo byiza bakora nibo bigirira umumaro. Agakiza kabo kari kuba ibyo bibi bakora uyu munsi ari imbuto bari kwera z'imizi y'igihe kirekire muri bo. Iwanjye mfite igiti cya avoka cyakubiswe n'intuza n'inkuba, bityo bituma kimara imyaka igiye kugera kuri 11 kitarera avoka. Ariko iyo tukibonye ntabwo tukita igiti cy'imyembe, ni igiti cya avoka nubwo kitera avoka. Ariko nyine umusaruro wo kugira ngo kigire voka warabuze, ni nka cya giti cy'umutini Yesu yabuzeho imbuto akakivuma. Kuba cya giti Yesu ntakirenganije, ntakirenganya ateze kandi ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini. Ni ibyo nyine. Ariko buri icyo nashaka kuvuga ni iki, ni ukuvuga ngo ni ibyo nyine yarakirenganije kiriya giti. Icyo nashaka kuvuga ni iki, ni ukuvuga ngo kuba uri umunyabyaha ntibivana n'uko wera avoka. Kuba uri igiti cy'avoka ntibivana n'uko wera avoka, bivana n'uko uri igiti cy'avoka. Kuba uri umunyabyaha rero ntibivana n'uko wera avoka. Mu yandi magambo ntibivana n'uko wera ugaragaza ibyaha. Kuba umunyabyaha ni ukuba, si ugukora. Ni ukuba, ni identity umuntu, ni ibintu biturimo, ni ibintu tuvukana. Nigeze kubwira umuntu, ni n'umudamu wanjye nabibwiye, ndamubwira nti kuba utarica ntabwo bivuze ko utari umwicanyi, ahubwo ni uko utarabona ikintu kigupushinga kugeza kuri limits zawe zo kuba wakwica. Ndamubwira nti ubu ngubu mu bana bawe kuko ubakunda cyane nubwo utarica, ariko haramutse havuyemo umuntu uza kuza kwica umwana wawe, icyaha cyo kwica wagikora. Rero ntago kuba ntariba miliyoni ni uko irari ryanjye riruta miliyoni, ariko unzaniye amafaranga ahuye n'irari mfite nakwiba. Rero nubatse indangagaciro zanjye ku buryo hari amafaranga wanzanira nkagaragara nk'umukristo, ariko hari n'amafaranga wanzanira nkavuga ntangaha hazavamo n'urusengero, n'Imana izabyumva ni justification nziza, nzubakamo urusengero cyangwa ntanga icya 10 gitubutse. Nuko uba ugeze mu rusengero usanga bari kwigisha ibintu bavuga ati ibintu wapi, nanga kubyemera. Ndibuka ko byasabye ko nashatse kwandika igitabo kizasenya ubutumwa bw'aho hantu nasanze bari kwigisha. Kubw'amahirwe ko wese wumva wakwandika n'igitabo cyane. Nubwo wari uteraniye igihe kingana iki? Nari nteraniyeyo nateraniye ukwezi kumwe njya Nigeria kwa TB Joshua, mvuyeyo ngaruka afite iyo mission mpateranira nk'igihe cya ayo mezi yose wateraniye wari utarumva neza ibintu bigisha. Kandi ntabwo nashaka kubyumva, nta n'umutima wo kubyumva nashakaga.
kandi ukajyayo se ugasubirayo. Najyaga kugira ngo mbone ingingo nzaheraho nsenya. Ngewe nandikaga ibyo bigishaga, nandikaga ingingo ngomba gusenya. Bivuga ngo wowe warakotingaga ukavuga ati abana akantu nyine nzagashakira amagambo akavuguruza muri Bibiliya. Nahoranaga registre na Bic. None se bo bigishaga badakoresheje Bibiliya ku buryo wumva uri bubashobora? Nta kibazo, navuga twese turi mu nyanja tuzoga buri muntu azara ubukwe. Hanyuma rero andi mezi nk'abiri nagarutse. Nko mu kwezi kwa kabiri nagarutse mvuye Nigeria. Nibwo umushumba wari uri kwigisha icyo gihe yarigishije, araza aranyitegereza asa nk'ucecetse, arahigima, arakomeza arabwiriza, ageze hirya arongera agaruka arahigima, bwa gatatu ahigima ameze nk'uwarakaye. Ahita agaruka ati niko, ati haguruka. Nanga guhaguruka. Hamwe nyine wagomba kwandikira igitabo cyo gusenya. Ati haguruka. Nanga guhaguruka. Nanze guhaguruka, arandodora sasa, aranyerekwa, ufite iyo mpano, arandodora, ariko andodora ibibazo ndimo n'ubukene ndimo. Numvise ko biri kunsebya kandi ko numva ko yambonye, ndahaguruka. Maze guhaguruka none ambwira ibyo ndimo. Yambwira ati wowe uri gushaka kurwanya n'ibintu utanazi. Ibyo bintu ntubizi neza. Aho kugira ngo wicare wige, uri gushaka ingingo zo guheraho udusenya. Uradusenya utanabizi, utanazi n'ibyo twigisha. Curi ku mutwe numvaga nafashwe ntacyo narenzaho. Ambwira ati ariko reka nkwereke, mbabarira uzajya uza tugira classe yo kwiga inyigisho z'ibanze, tujye twigana. Nyuma yaho nubisoza ukumva bitavamo, ubwo nyine ibyo uzaba urimo bizaba ari sawa. Nabigiyemo turiga, habaho nuko tugiye gukora ibizamini, nakerereho nkeka ko ari nk'amasegonda. Uri kwiga iyo foundation class, ni iki cyakubayeho noneho? Narumiwe. Naratunguye kuko ashyize agapira hasi bati noneho reka nige. Icyambere bari bamvumbuye, navuze ibya byose kuba bamvumbuye, defo zirahari, reka nce bugufi numve noneho nzajya gukora iyungurura nyuma. Ndatungurwa. Ikintu cyambere nize ni chapitre zigera muri 5. Nize ishusho ya muntu, ishusho nyakuri ya muntu. Banza kwimenya mbere yo kugira ngo nige kukushaka guhangana n'ubutumwa bwiza. Ndimenye ndi muntu cy'ubundi mbere yuko njya mu byo kwiyeza mvugo n'ibirabyo kwiyezaho ibyaha bimwe dukora tutanabishoboye. Ndi muntu ki ubundi kwandura kwanjye mbere yo gushaka kwezwa kuva he? Menya iyo shusho, hanyuma menya noneho amategeko niki. Kenshi tuza amategeko nyine tukiraho ku ishusho yawe. Ni biki bitatu wamenye by'ingenzi? Ikintu cya mbere namenye ko ndi mubi bitavuye mu mirimo, bitavuye mu byo nakoze, bitavuye mu byo ncamo, bivuye aho nkomoka. Icya kabiri nta nicyo nakora kugira ngo ubwo bubi mbwikureho. Ni ububi bumeze nkaho bwo nanjye turadodanye. Kubudodora ni nko gutandukanya umutima n'umubiri. Keretse mpfuye. Noneho icya gatatu nuko kugira ngo mve muri ubwo bubi njye muri uko kwera, nta kindi bisaba. Kugira ngo mve kwitwa umunyarwanda umunyamerika, hasaba immigration aho ngaho. Nuko nandukurwa nk'umunyamerika, si uko nkora ibikorwa abanyamerika bakora. Ko ushobora gukora ibikorwa abanyamerika bakora nkaguma ndi umunyarwanda. Byasabwa ko mpindura identity yanjye. Hanyuma menya itegeko icyo rivuga. Itegeko nsanga ni rinini cyane. Sorry. Itegeko uvuga ni itegeko nshinga cyangwa ni irindi? Amategeko yaba yose tugenderaho ngo atuyobora kugira ngo tujye muri uwo mujyi wo kwera no kutungana Imana. Amategeko ya Mose y'Imana yatanzwe na Mose. Abantu basabye Imana, abantu basabye Mose ngo abasabire ku Mana, kuko buriya ntago yari Imana yashaka guha abantu amategeko. N'abantu bashakaga ko Imana ibaha amategeko kuko bashaka kwisanisha n'abandi bantu. Rero ayo mategeko
kuyakura ngo menye icyo avuga, uburemere afite, iyo yishe ibikurikizwa kugira ngo amategeko abashe guhabwa nayo impongano zayo, sanga itegeko ni ikindi kintu. Numva ndanayatinya, ahubwo sanga twaciye amazi. Noneho kuri point ya gatatu twiga kwihana. Sanga kwihana nako gutandukanye n'uko nzi. Bya bindi nita kwihana, repentance nk'uko bivugwa, kuko hari n'ahantu Mose nawe ubwo abwira Imana ngo niyihana. Biramutse kwihana tuvuga ari abihuye n'ibyo Mose yabwiye Imana ngo niyihane, ubwo twaba tuvuze ko Imana igira ibyaha. Kandi tuvuze ko Mose yabwiye Imana ngo nayo yihane, igihe Imana yavuga ngo reka njyewe ndimbura ubwoko, we bari we ndema mu bundi bwoko bushyashya ngo njyane nkwambutse. Mose aravuga ati ntibishoboka, ntabwo waba waramukije abantu ngo uze kubarimburira, wihane kuri icyo kintu. Uhindure. Ubundi kwihana ni guhinduka kw'imitekerereze, uhindure ufate undi murongo. Tuvuze rero ngo kwihana none ni ukwigaya kw'imirimo yakozwe kugira ngo uhindure ukora indi mirimo. Twaba tuvuze ko Imana iri munsi y'itegeko. Kandi tuvuze ko Imana iri munsi y'itegeko, twaba tuvuze ko hari nyiri iryo tegeko. Ubwo Imana ntabwo ariyo yaba ari yisumba byose, haba hari undi uyisumba. Rero kwihana si kwari uko. Kwihana kwari uguhinduka kw'imyumvire. Mbona bitandukanye na bya bindi narinzi mporamo, kandi numva ko ari byo bihesha ubugingo. Hanyuma haza gukizwa rero. Menya gukizwa k'ukuri nyako kwariko. Waje gusanga gukizwa ari iki? Naje gusanga gukizwa kurikije n'ibyo wari uzi. Gukizwa ubundi kuri mu mujyo wo kwizera. Kandi kwizera umwe ari we Kristo, kandi kwizera Kristo no kwizera umurimo wa Kristo. Naje gusanga binsaba ikintu kimwe, nk'uko n'ubundi Yohana 3:16 kubigaragaza mu buryo bworoheje, ko ubugingo buhora buboneka ari uko twizeye. Kandi twizeye uwo Kristo, bikaduhwanyiriza iteka ryose no kuba tubonye ubugingo buhoraho. Ariko no kuvuga ngo muri iyo foundation class wari warashyize agapira hasi uvuga ati kabisa hano ho nari nagaragaje, ni umunyeshuri, nari nashizwe hanze bigaragara. Nagomba kwiga. Cyane ko n'umuyobozi nawe yarebye akavuga ati uyu muntu ashobora kuba yize, ariko hari ibyasagutse, barandatisha ku kizamini, bambuza ko ngikora, baransibiza niga undi mwaka muri foundation class cyane. Ariko mbibonamo inyungu, kuko muri class ya kabiri naje mfite ubumenyi, ariko bukirimo no gushidikanya utuntu twinshi. None nzambaza, nzameze nk'umuntu pompa, ubundi ndahabwa kuko. Ukurikije imyizere wabanjemo mbere, ya yindi yarimo confusion zitandukanye, niyo ngiyo wagiye mu bwa kabiri, ari nayo nibaza kuri mu uyu munsi. Niyo ukirimo cyangwa nabwo waje gusanga biri? Nta n'uwayinjemo uyivamo. Ese ubwo habonetse indi myizerere? Ntibishoboka. Ntayabaho se? Ntabwo ubwo nabo narizeye. Ntago nakwizera ngo subira inyuma. Hejuru y'ibyo wizeye ntibishoboka ko nasubira inyuma. Nta bindi nyine biri hejuru yabyo, keretse gukura mu byo nizera, ariko nta kundi kwizera kuruta uko. None ari ukwizera ufite uyu munsi no kwizera wahoranye mbere, ukuzima n'ukuri birumvikana. Aho ndi wazima. Aho wavuye? Aho navuye nta kwizera kwari guhari, nta no kwizera guhari. Iki wabwira abahasigaye cyangwa bahari? Bafite impuhwe. Reba muri kamera babwire. Babwire mwebwe muri aho hantu nahoze. Bafite impuhwe. Bafite impuhwe kubera yuko kera bajyaga bavuga ngo inzira ujya ku Mana irafunganye, wari ku inzira y'abajya mu irimbukiro ni ngari. None nareba uko imibare baduha ngo abantu abakristo ni gutya na gutya ku isi 95% mu Rwanda, havuga se tuzarimbuka gute ko numva turi benshi? Ariko umusigaye mbibona, sigaye mbibona ko bishoboka ko bya bindi bajya bavuga ngo ikuzimu hazaba ari abantu batuka Imana, ntago bazaba bayituka kuko bakoze ibibi ikabibahari. Uko wakoze ikibagahanwa babizi n'ubundi ko yakoze nabi, ntago yajya kwirwa ahangana. Ariko bazaba bari mu bintu biba disappointing, noneho bumve bashatse gutuka Imana ko bataye igihe, kandi bagita bazi ko ariyo bari imbere yayo. Hari cyanditswe muri Bibiliya, nubwo ntibukaho cyanditse kivuga ngo
ngo bazakomanga bavuga ngo twirukanye abadayimoni, izina ryawe dukiza indwara tugira gute. Umuntu wirukana abadayimoni agakiza indwara akagira gute, kandi avuga ko ahagaze mu murimo w'Imana, ntabwo ari umuntu woroshye ariko ngo igisubizo nicyo gisekeje. Mugende mwa nkozi si bimwe sinigeze kwamenya, ni ukuvuga ngo ni inkozi z'ibibi, ni ukuvuga ngo bakora ibibi kandi bagaragara bakora neza. None nta nubwo yigeze kubamenya, ni ukuvuga ngo nta nubwo bakijijwe. Aho habumbiyemo byinshi, ni ukuvuga ngo gukizwa ushobora gusanga biyita ko bakijijwe batanakijwe, kuko n'ubundi n'inzira y'agakiza batayizi. Uyu munsi mu buryo bwo kwizera uri iki? Ndi umwizera, ndi umwana w'Imana, ndi murumuna wa Kristo, ndi umutagawe, ndi umuziranenge. Njyewe ariye njya mbivuga ndi kumwe n'abantu nkanga ngo ndi Imana, bakavuga ati aho uteye ibuye ku hari igihe ujya ubivuga serious uri Imana nyine wowe, kubera yuko umbanye nka wa munyamurenge, nta hene ibyara intama, nta n'ingurube ibyara inka. Niba wicaye uri umurokore ukavuga ngo uri umwana w'Imana ariko ugatinya kuvuga kuri Imana, ntago rero uvuka muri ka kamero k'Imana, nta nubwo wemerewe kwitwa umwana w'Imana, kuko deja ntunemera na identity uhabwa nk'umwana w'Imana. Kuba mvuze ko ndi Imana ntago mvuze ko ndi data, ariko bivuze ko njyewe na data twahuje iyo DNA, muri umwe mu yandi magambo. Niba ndi murumuna wa Kristo, ubwo mvuka aho Kristo avuka, kandi uwo ubyara Kristo niwe data, kandi niba ubyara Kristo ari umuntu, ababyara n'abantu. Niba ubyara Kristo ari alien, ubwo ababyara ni aliens. Niba ubyara Kristo ari Imana, ababyara wabyita utumana duto, wabyita iki? Ni Imana. Ni icyo mvuga. Kubyizera nkabibamo, nkabivuga umunsi kundi, nkabibwira umutima wanjye, nk'uko Dawidi avuga ngo umutima wanjye abwira umutima we, abwira umutima, nibyo bigenda bihindura ngewe kugeza igihe ikiri muri nge kimira ikiri inyuma ubona, cyangwa se kidomini ikiri inyuma wowe ubona. Uyu munsi ukaba washaka no kugica amazi kumva ko kidakora. Ibyo birankorera umunsi ku wundi, kandi biracyakomeza kunkorera. So rero ntiwanyambura uko kwizera udafite ukundi kwizera kukuruta. Tugana ku musozo, hari ibibazo ushaka kubaza nkurikije ukwizera wavuze ufite. Uyu munsi noneho ufite ubugingo buhoraho? Yewe hari igihe mbwira n'abantu ngo nicaye mu ijuru, noneho bikaba ibintu, ariko ubugingo buhoraho bwo ndabufite. Wicaye mu ijuru kandi wicaye muri iyo ntebe ndeba. Mu buryo bwo kwizera, mu buryo bw'umwuka nicanye na Kristo, uburyo bwa data, niko ijambo ry'Imana ribwira. Ntabwo bigomba ko umubiri wanjye ujyayo, gusa n'umubiri wanjye ushobora kujyayo. Ibyo ni indi nzira, ni akazi kanjye ku giti cyanjye kandi nk'umukristo. Ntabwo ukiri wa muntu usaba ubugingo buhoraho. Reka ntabwo nasaba ubugingo buhoraho kandi mbufite, gusa nasaba ibyo mfite. Kuki se abandi batabifite kandi nabo basaba? Abatabifite, utarizeye Kristo nta bugingo. Niwe nzira ukuri n'ubugingo. Udafite Kristo ntafite ubugingo. Abavuga ko bamwizera se kandi bagasaba n'ubugingo, abo ngabo ntago bizera Kristo. Bibiliya na Paulo yarabivuze ngo hari abaje babigisha Kristo tutababwiye. Bivuze ngo hariho ba Kristo babiri. Ako tuzakajyaho ubutaha. Uyu munsi noneho uri umukiranutsi cyane 100%. Umukiranutsi urumva ari byose? Ndabyumva. Umuntu utagira ikibi mu maso y'Imana, utagira icyaha, uwera ngo de, uw'impanda, uko akunda barakora bavuga ngo yavuga ishyo. Ubwo ngewe ntakeneye kugenda cyangwa kugira gute, mbayo ndi hano ndi nka data. Amen. Uyu munsi nta kibazo ufitanye n'Imana? Ntakigirana gute na data? Cya kibazo cy'iherezo ryiza wavugaga wagiraga bite? Data yatanze urugero ruhagije kugeza naho yafashe umwana uvuye mu ngurube aje, ahita bataranaganira n'ikimuzanye n'ikimugaruye, ahita mwambika ikanzu n'impeta mushyira harakora umunsi mukuru. Ababigizeho dute nabo basigaye inyuma y'amarembo. Ufite uyu munsi iherezo ryiza kuri wowe cyane. Yes, ndagushimiye cyane. Murakoze. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu.
abadukurikiye muzaduhe komenti, niba hari n'ibitasobanutse muzongere mubibaze twongere tumutumire. yabona ntimuzaturase. Oya rwose ntimuzamutinye. navuze kwizera kwanjye. Yes. Kandi pe ntabwo kubanzi wenda muzabishyire muri komenti, ntawe uzansanga nkora ibibi ngo ni ukubera ko ngo nta byaha ngira, ubwo butumwa abantu bajya babivuga ngo bakabugendaho cyane. Ntabwo uzansanga nkora ibibi, nabikora ubwo simbizi, ubwo nyine ibyo bibi uzaba mbonye ahubwo uzankosora, ariko ntawe uzansanga ndi ufite reputation mbi muri society witwaje ubutumwa bwiza. Nitwaje ubutumwa bwiza ntabwo uzabinsangana. Asuka kubera yuko ntazi ko ibyo bishobora gukorwa, ariko ubwanjye ndinda n'uwo mugayo kugira ngo utajya ku butumwa bwiza, kugira ntavuga gutya ngo nindangiza mpinduke igitutsi kubombwira ubwo butumwa. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.